Imana ishimwe. Praise God. Ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'Imana abane nawe. Aho uherereye hose mu migabane y'isi. Nguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Reverend Moses imbata ya Yesu Kristo. Yesu aduhane umugisha. Nkuzaniye umugisha w'uyu munsi. Nje kuguhesha umugisha w'uyu munsi kuko niko ntegetswe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nsengeye umuntu wese ugira ubuntu bwo kunyumva, umugirire neza, umuhanaguza amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo abashe kwakira umugisha we mu izina rya Yesu. Amina. Imana iguha umugisha. Topile sideko. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Golgotha Temple Ministry, ukande subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikira. Imana ikwishimire. Haleluya. Reka dutangire mu izina rya Yesu. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana be uti uku abari ko mujya muhesha Abisiraheli umugisha muti. Haleluya. Wesheje umugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Amina. Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Amina. Imana iguhe umugisha. Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka tureho umugisha w'uyu munsi ushingiye. Dusome ijambo ry'Imana ari hano mu byahishuwe, ibyahishuriwe Yohana, nibyo biduhishuriwe natwe uyu mwanya, ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Uwo ni ibyahishuriwe Yohana, biguhishuriwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Aya magambo meza amanukiye ubuzima bwawe, aya magambo meza aje kuguhesha umugisha, aya magambo meza ashingiyemo umugisha Imana iguhaye w'uyu munsi, ari mu byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 5. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo unesha. Haleluya. Unesha. Topile sideko. Unesha. Bisubiremo, ndakwifuriza kubunesha mu izina rya Yesu Kristo. Paulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Nta na rimwe mwana w'Imana utazahura n'urugamba, kuko isi yuzuyemo ibiturwanya. Umwanzi Satani arwana buri munsi. Satani rero arwanya umuntu ufite uko ahagaze. Satani arwanya umuntu ufite ikintu kimurimo. Nubona undwanywa rero ntibikaguca intege, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo ube unesha, wambare imbaraga. Ngunesha azambikwa imyenda yera. Mu kunesha hari ibihembo mu izina rya Yesu Kristo. Mu kunesha ukiri mu isi hari ibihembo Imana iguteganyirije, kandi na nyuma y'ubuzima hari ibihembo. Ngunesha. Haleluya. Ndakwifuriza kuva mu baneshwa ukinjira mu banesha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana yampamagaye ikwemere kumvira ijambo. Iri jambo ririmo imbaraga zayo mu izina rya Yesu. Izi mbaraga ziri muri iri jambo ry'Imana, wowe ugira ubuntu kanyumva, zimanukira umutima wawe, ziguterure mu bintu byose byatuma guneshwa, zikwinjize mu mbaraga zo kunesha mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ibi bihembo cyangwa uyu mugisha uteganyirijwe abazanesha ukubeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Ngo kandi ngo sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo. Uwo ni umuntu unesha. Mwibutse ko ubugingo tubuharanira, tubwakira tugihumeka umwuka w'abazima. Igihe ukiri mu isi ugihumeka, ukiri muzima, ukitwa umuntu muzima, nibwo ugomba kwitwararika kuri ubu bugingo. Haleluya. Nibwo ubasha kwakira ubugingo mu izina rya Yesu. Ntabwo ubugingo ubasha kuzabwakira umwuka duhumeka utakikurimo. Ntabwo ubugingo ubasha kubwakira utagitekereza. Ntabwo ubugingo ubasha kubwakira utakiri muri iyi si, ahubwo ubugingo bwakira kiri karukiri muri iyi si. Ntabwo ubugingo bugurwa ifeza, ntabwo bugurwa izahabu. Haleluya. Ngunesha. Haleluya. Unesha. Unesha. Haleluya. Hari ingingo iturengera kugira ngo tubone ubugingo.
Iyo twakire Yesu Kristo umwami n'umukiza, tuba twakire ubugingo buhoraho, uba ubaye umunyabugingo. Ariko si iyo umaze kumwakira bimeze bite? Iyo umaze kumwakira rero, kuko uba umaze kwakira ikintu cy'agaciro, kuko uba umaze guhinduka uwundi, hari imbaraga zikurwanya kuko wamaze kwakira iby'agaciro. Ntabwo Satani yarwanya ahantu hatari agaciro. Niyo mpamvu Satani akurwanya, kuko wakiriye iby'agaciro, ko ari icy'agaciro kikurimo. Ariko cya cy'agaciro rero ugomba kukirinda. Twumvikane, haleluya. Ugomba kurinda icy'agaciro utunze, ugomba kurinda icy'agaciro ufite. Aha Bibiliya tubwiye ngo nunesha ukarinda ubwo bugingo bwawe, ukaba umuntu unesha, niwakira imbaraga zo kunesha mu byo ucamo byose, mu magambo wumva, mu nkuru ziguca intege, mu byo utabasha kwihanganira, mu byo wumva ntubashe kubikontora ngo ugire umurongo ubihagarikaho, mu byo wumva ntubashe kubica amazi kandi wakagombye kubica amazi kugira ngo bitakwambura umugisha wawe, mu byo unyuramo wakagombye gukomera, ukagira uko ubifata, ukagira uko ubihagarika, ukabitegeka kuko ufite ubutware n'ubushobozi bwo kubitegeka, kugira ngo izo ni zimwe mu rugamba cyangwa se zimwe mu ntwaro ugomba gukoresha kugira ngo ubashe kugira gute, ube mu banesha. Iyo umaze rero kugira izo ntwaro zo kunesha, cyangwa se umaze kwitwaza guhagarana n'izo ntwaro ukazikoresha uko zigomba gukoreshwa, niho wakira kugira gute, kunesha. Icyo gihe rero umaze kunesha rero, ubu uri mu bantu batazahanagurwa ku gitabo cy'iki, mu gitabo cy'iki, mu gitabo cy'ubugingo. Ngo kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ngo ahubwo nzatura izina rye imbere ya Data. Haleluya. Izina ryawe Yesu Kristo azahora agira gute, agereka Data. Izina ryawe Uwiteka Imana, uko ugerageza kunesha, uko urwana muri ibi bintu, muri uru rugendo, uko urushaho guhangana n'umwanzi Satani, uko urushaho kwihangana mu byo uri gucamo, niko Kristo arushaho kumurika izina ryawe imbere ya Data wa twese. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ngunesha, nguhesheje umugisha mu izina rya Yesu. Umugisha w'uyu munsi usabwe kunesha. Akira imbaraga zo kunesha mu byo ucamo byose. Akira imbaraga zo kunesha mu magambo wumva. Akira imbaraga zo kunesha mu kubitekereza. Akira imbaraga zo kunesha mu kubyumva. Akira imbaraga zo kunesha mu kubizi. Akira imbaraga zo kunesha mu buzima bwawe bwa buri munsi mu izina rya Yesu. Urakoze Mana y'imbaraga, urakoze Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Uyu muntu unyumvishije, izina rye ntiriganagurwe mu gitabo cy'ubugingo. Umutera imbaraga, umuhe gutsinda ibyamuneshaga mu izina rya Yesu. Kandi imyenda nyagura ku ngoma Imana yera nawe azayambare. Niko ngusabiye mu izina rya Yesu, amena. Imana y'amahoro iguha umugisha. Imana y'amahoro iguha umugisha. Wesheje umugisha w'uyu munsi. Shalom, 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 shalom. Kandi kuri subscribe niba ari bwo bwa mbere utwumvishe. Imana y'amahoro iguha umugisha. Shalom.